reka duhite twiganirira kuri chapitre y'uyu munsi muri hejuru gato y'imitekerereze. Ndasubiza umuntu wambaje ku kintu cyitwa healing. Ubundi iyo uvuze healing ni ugukira ihungabana iryo ari ryo ryose ryaturutse ku bikomere ibyo ari byo byose. Ubundi gukira ibikomere twabonye ko habaho inzego zirindwi zishushanya ibikomere. Twese ubuzima bushobora kuba butubihiye, ariko tukaba turi mu nzego zitandukanye zo gukira ibikomere. Nawe ushobora kwibwira urwego uriho. Urwego rwa mbere, ubuzima burabishye ariko ufite imitekerereze yo kuba wakwiyahura. Urwo ni rwo rwego rwa mbere rwo hasi. Niba uri gutekereza kwiyahura, menya ko ari wowe nimero ya mbere mu bijyanye no kuzahazwa n'ibikomere. Urwo ni urwego rwa mbere. Uriya muntu ugiye kwiyahura aba ari ku rwego rwa mbere rw'ibikomere cyangwa rw'ihungabana. Urwego rwa kabiri, ubuzima burabishye ariko nariyakiriye nahebeye urwaje. Urwo ni urwego rwa kabiri. Muri make nariyakiriye, nzapfa nyenye, yewe none se ngirene. Muri make nahebeye urwaje, nta n'ikintu na kimwe nshaka kubikoraho kubera ko namaze kwiyakira yuko ubuzima bwanjye buzahora ari mu icuraburindi mpaka. Urwo ni urwego rwa kabiri. Muri make ahantu utandukaniye n'uriya wa mbere, nuko uriya wa mbere we ashaka kwiyahura, ashaka no kwiyambura ubuzima. Wowe ntiwakwiyahura ariko wahebeye urwaje. Urwo ni urwego rwa kabiri. Urwego rwa gatatu, ubuzima burabishye ariko wampangagira impinduka. Ariko mu rwego rwa gatatu, uwa kabiri yari yakiriye, uwa gatatu we arimo aratekereza ku mpinduka, wampangagira impinduka zibaho. Uwo ni uwa gatatu. Urumva atandukanye n'uwa kabiri, atandukanye n'uwa mbere. Noneho ubwo uko tuzamuka niko umuntu agenda akira, niko umuntu agenda akira ibikomere. Uwa kane none hatandukaniye he n'abo bose? Uwa kane nawe ubuzima burabishye ariko afite akanyabugabo ko gukora impinduka. Yatangiye no gukora impinduka muri makeya. Uri kumva abantu bagiye batandukanira. Uwa mbere ubuzima burabishye arashaka kwiyahura. Uwa kabiri ubuzima burabishye yari yakiriye yahebeye urwaje. Uwa gatatu ubuzima burabishye arimo aratekereza impinduka, nakora iki? Ariko yabuze akanyabugabo, yabuze menta, yabuze umujyanama wamutera akanyabugabo ko gutangira gukora impinduka. Noneho uwa kane we ari motivated, arimo arashaka impinduka, yatangiye no kuzigerageza. Uwo ni uwa kane. Uwa gatanu rero ni healing. Uwa gatanu nutangiye gukira ibikomere. Uwo niwe tugiye kuganiraho rero. Uri kumva uwa gatanu, kugira ngo ugere ku mwanya wa gatanu ahantu uvuye ku kwiyahura, uvuye ku kwiyakira, uvuye ku gushaka impinduka, uvuye ku kuzikora, ku kuzitangira gushyira mu bikorwa. Koraho gutekereza impinduka no kuzikora no kuzishyira mu bikorwa ni ibintu bibiri bitandukanye. Nuvuga uwa kane aba yatangiye gushyira mu bikorwa, mu gihe uwa gatatu aba ari kubitekereza gusa. Uwa gatanu rero nutangiye gukira ibikomere. Noneho iyo urenze urwego rwa gatanu ugera ku rwego twita zero, emptiness. Ni hahandi umera nk'umwana mutoya. Noneho nuba ntabwo uba ukiri mu hahise, nta nubwo uba ukiri mu hazaza, uba utangiye kubaho none ahangaha. Kureka ubushake bw'Imana bukaba ari bwo bukwiyoborera. Muri make ntabwo uba ugihangayikishijwe n'ubuzima aho ngaho. Ibikomere byose biba byarakize, karande zose ziba zarakize. Noneho kareka Imana ikifatira vora mu buzima bwawe. Kuba Imana ifashe vora ni urwego rwa karindwi rero. Burya rega unabirebye ntabwo ari wowe ugenzura ubuzima bwawe, ahubwo ubuzima bukubaho. Ibikomere nibyo bituma witwa kuri kugenzura ubuzima. Ubuzima mu bisanzwe bukubaho. N'ikimenyimenyi isaha n'isaha buri kimwe cyose cyakubaho. Ubu tuvugana ushobora kurwara, ntabwo ari wowe ubigena ngo sindware. Ubu tuvugana wakora impanuka, wanapfa. Uramutse ari wowe ugenzura ubuzima, n'urupfu waruhagarika bigakunda. Ariko rimwe na rimwe wibwira ko ari wowe ugenzura, ariko nta kintu na kimwe ugenzura. Utuntu ugenzura ni duto cyane ugereranyije n'ibikubaho utabasha kugenzura. N'ikimenyimenyi ngunda kubibabwira, hera nko kukurya. Ni ibiki ugenzura mu bijyanye no kurya? Ibintu ugenzura mu bijyanye no kurya ni ugutamira no kumira. Ibindi byose biba mu rwungano ngogozi nta kintu na kimwe ugenzura bikubaho.
n'ubuzima bwose muri rusange rero bukubaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nta bugenzuzi ufite ku buzima kubera ko ubuzima bukubaho, ntabwo ari wowe utuma bukubaho. Nubwo hari ibyo ushobora kugiramo uruhare ukagena ibikubaho, birashoboka nabyo, ariko ni uruhare ruto ugereranyije n'ibikubaho. Ukeneye rero kubanza gukira ibikomere, ubwo ni nabyo wambajije ku bijyanye na healing. Mu bijyanye na healing rero, mu bwiru bwabyo ubundi bavuga ko abagore n'abagabo burya hari ukuntu batandukanyemo gatoya mu bijyanye no gukira ibikomere. Abagore n'abagabo baratandukanye ku bijyanye n'ibikomere no gukira, burya hari ukuntu bitandukanamo gake. Ndaje wenda gato mbabwira itandukaniro riri hagati y'umugabo n'umugore. Burya abagore babika byinshi ariko babasha no kwihanganira byinshi, mu gihe abagabo bashobora kubika bike ariko bikabasaza. Abagabo barazahara cyane iyo bigeze mu bikomere kurusha abagore. Barazahara abagabo. Nuvuga ibikomere, igikomere gishobora kuba ari kimwe. Reka mbahe nk'urugero. Umugabo n'umugore bashobora gutandukana kw'abashakanye, ariko umugabo akiyahura, umugore ntiyiyahure. Ubushakashatsi bunagaragaza ko abagore biborohera guhita binjira mu rukundo vuba kurusha abagabo. Ubundi bushakashatsi bukagaragaza ko abagabo bazahazwa n'indwara zituruka ku gutandukana kw'abashakanye cyane kurusha abagore. Abagabo nibo barwara umutima vuba, nibo barwara indwara zo mu mitekerereze vuba kurusha abagore. Niyo mpamvu kugira ngo 2/3 by'abasara muri rusange ni abagabo. 2/3 by'abiyahura ni abagabo kurusha abagore. Uvuga abagabo n'igikomere gito kirabazahaza cyane kurusha abagore. Umugore ashobora kubika byinshi cyane. Abagore ni abanyembaraga mu bijyanye n'ibikomere kurusha abagabo. Ntabwo rero wabasha gukura mu bintu ibyo ari byo byose ngo biguhire neza mu buryo bwuzuye utarakize ibikomere. Gukura mvuga ni iterambere nyaryo. Yaba gukura mu buryo bw'iterambere, gukora mu buryo bw'umwuka, ubwo turi hejuru gato y'imitekerereze, bisaba kubanza ugakira healing. Waruzi ko n'intego y'amadini yose n'amatorero yose ari ugufasha abantu gukira ibikomere byo mu mutima, kubera ko iyo wakize ibikomere byo mu mutima, urugendo rwo kubaho byuzuye ruratangira. Buri gushaka gukura utarabanza gukira ibikomere bimeze nko kubaka ku musenyi. Uzajya wibwira ko wakuze, ariko ibikomere bijye bigutsikamira, bizakubera ibisitaza imbere. Muri hejuru gato y'imitekerereze rero twizera ko ibikomere byo mu mutima iyo bitindanye nawe nibyo bibyara ihungabana. Ihungabana rishobora kuba kimezamiryango. Burya habaho amoko menshi y'ihungabana cyangwa se ibintu byinshi bishobora gutera ihungabana. Burya hari ihungabana ugira ariko wahawe n'abo ukomokaho, ukarihabwa n'abo ukomokaho rwose. Buri wese ararigendana. Ibikomere ababyeyi bawe banyuzemo burya ubu bifite ku rugero runaka. Wenda rimwe na rimwe bisinzire bitewe no kubuzima ubayemo butandukanye n'ubwabo, ariko ntihabura udusigisigi tugaragaza ibikomere by'ababyeyi bawe, nabo wenda bahawe n'abakurambere bawe. Hakaba ihungabana rituruka ku bibi wakoze, nabyo birashoboka. Kwa kundi uhora wishinja icyaha cyane, ubwabyo nabyo bitera ihungabana, nabyo urarigendana rero. Hari ibituruka ku byakubabaje, urabigendana. Hari ibituruka ku mitekerereze mibi wagize, nabyo urabigendana. Hakaba n'ihungabana rituruka ku bihe runaka wanyuzemo, ibyo nabyo wenda umuntu yabikomozaho. Byose bigira ingaruka yaba ku mubiri, yaba ku mutima no ku bugingo burya budasigaye. Ihungabana ntabwo rigombera ibitsina, yaba umugabo n'umugore, ribageraho bose. Ariko abagore twabonye ko bashobora kuzahara cyane kurusha abagabo. Twabonye n'ihungabana ry'abagore ahantu ryibika hehe? Mu mutima wa kabiri cyane cyane. Umutima wa mbere yego urahari, ariko umutima wa kabiri twabonye ko ari umura. Burya umura w'umugore uba ubitse byinshi cyane. Umura w'umugore ubitse byinshi. Ubwo wenda batarakurikiye chapitre yabanjirije iyi ngiyi, bazajye kuri _TV barebe chapitre twavuze ku mura, uburyo umura w'umugore urenze. Umura w'umugore muri hejuru gato y'imitekerereze twabonye ko uremye mu kubika. Mu mura niho ubuzima bw'umwuka n'ubw'umubiri bihurira. Umura twabonye kugabanyijemo ibice bitatu. Hari igice gifatika, hari icy'amarangamutima, hari n'icy'umwuka. Hari physical warmth, niyo hari imyanya myibarukiro yose. Hakaza spiritual warmth,
niho ubuzima bw'ibifatika n'ibidafatika bihurira, hakaza emotional womb rero. Emotional womb niho ibikomere byose byibika, ububabare bwose bubikwa hariya, ibikomere bitakize byibika hariya, karande zose zibika hariya. Niyo mpamvu habaho womb healing ku bagore mu rwego rwo kubasha gukira ibikomere mu buryo bwuzuye. Burya hari imihango yajyaga ikorwa kera yo gukiza umura, kurokora umura niba ariko wavuga. Umugore burya ni ibindi bindi, umugore ni ibindi bindi. Niyo mpamvu umugore agomba kurinda umura we mu buryo bwose bushoboka. Ibyo twarabibonye, hari n'ubushakashatsi nahoze mbona mu bihe bishize bugaragaza ko umura w'umugore ushobora kubika ibimenyetso by'uturangasano tw'abagabo bose bawugezemo. Ngo nimvuga abagabo bose bawugezemo, ni abagabo bose umugore yahuye nabo, uturangasano twabo. Uri kumva ibyo bintu? Umugore ni ibindi bintu. Buri mugabo wese muryamanye mutikingiye by'umwihariko ashobora kugusigamo DNAs, nuvuga uturangasano twe ashobora kudugusigamo, ku buryo nka nyuma y'igihe zishobora kugaragara nko mu bwonko, bakagupima bakagusangamo uturangasano tw'abagabo wagiye uhura nabo, cyangwa se mu tunyangingo twabo. Burya intangangabo zigira ibiranga umugabo. Iyo bigeze rero mu mugore, umugore ahita azamura ubwirinzi bwo kuzirwanya, ariko intangangabo ziza zifite ibyo bita abasirikari. Hari abasirikari bazana n'intangangabo, abo basirikari bahita baburizamo bwa bwirinzi bw'umugore. Ubwirinzi bw'umugore ntibubashe kuzirwanya. Umubiri w'umugore ari kugira ukwibuka gukomeye, ku buryo iyo zihora zizamo ugeraho ukazimenyera. Niyo mpamvu umugore ashobora kumenyera umugabo we, ku buryo ibiva mu mugabo bijya mu mugore, umugore udashaka kubirwanya kubera ko amaze kubimenyera, ukavuga uti uyu ni umugabo wanjye, wa mugani, uyu ni umugabo wanjye. Ariko ngaho utekereza niba umugore agira nk'abagabo benshi, ukuntu hazamo ikintu kimeze nk'agatogo. Muri make umubiri w'umugore unyunyuza DNA z'umugabo wese ahuye nawe. Ushobora kubyumva ukagira ngo ni ibintu bisanzwe, ukagira ngo ni ibintu byoroheje, ariko ndagira ngo ubwire ko bigira ingaruka zikomeye cyane. Izo DNA zigira uruhare mu kurema umwana uzavuka muri uwo mugore. Niyo mpamvu ushobora kubyara umwana usa n'umugabo mwahoze mubana kera, kubera ko DNA ze ziracyari muri wowe. Mu kwirema k'umwana hari igice cye kikurimo. Ngo tekereza nk'umuntu wahuye n'abagabo benshi rero, ashobora kubyara umwana ufite isura idafite ahantu ihuriye n'umugabo we w'ako kanya, ahubwo ari uruvangitiranye rw'abagabo bose yagiye ahura nabo. Nabyo ubwabyo wabyita ko ari karande mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ese urumva icyo kintu cyo kidafite ingaruka zikomeye cyane? Umubiri w'umugore urabsorba, uranyunyuza. Ubwo n'ubushakashatsi bwavuye. Mu kwirema k'umwana hari ibice biba bikikurimo. Niyo mpamvu burya umugore wagiye hanze, abakurambere bacu barabiziririzaga cyane. Tekereza ko bamurohaga, baramurohaga kubera ko yabaga ari sacrilege, yabaga ari sakirirego. Byabaga ari ibintu biteye ubwoba cyane, kubera ko birarenze, byonyine kubyumva birarenze. Ahubwo njya nibaza nti abakurambere bacu babimenyaga gute ibi bintu, ko ubushakashatsi buri kubigaragaza vuba vuba. Abakurambere bacu babigaragaza gute? Nkahita niha igisubizo nk'umusomyi, nkavuga ni iyo abantu babaho ubuzima bwa kamere, biroroha cyane ko bashobora kwiyumvamo ibintu, bashobora kubyiyumvamo. Abantu iyo babaho ubuzima bwa kamere birikora ko babyiyumvamo. Ubu ngubu bisaba ko abashakashatsi bicara bagakora ubushakashatsi, ariko kera ntabwo abantu bakoraga ubushakashatsi, ahubwo babyiyumvagamo, kubera ko babagaho ubuzima bwa kamere, byarikoraga. Bakamenya ko umugore wandaritse umura we agiye guteza akaga ikiragano kindi kizakurikiraho. Karande z'abantu mwahuye rero uziha umwana wawe, wabyemera wabyanga. Ahazaza hawe ubu uri kuhashyira mu kaga, niba ariko navuga, iyo umura wawe wandaritse. Ibintu by'umura rero bibika ibintu byinshi cyane. Umura ubika ibintu byinshi cyane. Umura ubika ibintu byinshi cyane. Buri mugabo wese muhuye hari ibyo asiga muri wowe, kandi ibyo bintu uzabiha umwana wawe. Tekereza ko ibyo asiga birimo n'uturemangingo sano twe. Mu bwonko bapima, mu bwonko bakatubona, mu maraso bakatubona, tw'abagabo wagiye uhura nabo.
cyane cyane. Niyo mpamvu ushobora kubyarana n'umugore wahuye n'abantu benshi, umwana akaza ari uwawe koko, banapima DNA bagasanga ni uwawe ariko mudasa. Umwana ntabwo musa, ntimushobora kugira ibintu muhuriraho bigaragarira amazi, bisaba ko bajya mu byuma byabuhariwe bagapima bakabona koko ko ari uwawe. Ntabwo muba musa, ahubwo abasa na za DNA zikimuzengurukamo z'abantu yagiye ahura nabo. Ni uruvangitirane rw'abo yagiye ahura nabo ruracyamurimo. Icyo gihe umwana rero azarufataho aza asa nabo, wowe ugira ngo si uwawe ariko ni uwawe. Ni uwawe, ahubwo ikibazo cyabaye yuko umura yarawandaritse cyane. Ibi twarabibonye nta nubwo nabigarukaho byose, ariko karakanyuzemo nashaka kubumvisha uburyo umubiri w'umuntu ushobora kubika karande, ushobora kubika ibikomere bifitanye isano n'ibikomere. Uvuga n'ihungabana abo bagabo bahuye naryo riba riri muri uwo mugore. Nuvuga n'uwo mwana ushobora kumuraga iryo hungabana n'ibikomere abo bagabo bagiye bahura nabyo. Twabonye ko umugore arabika, umugabo aramuha, umugore akamubikira. Icyo bita gukira rero muri hejuru gato y'imitekerereze, ibyo bita ngo healing. Nujya wumva abantu bavuga ngo healing, uzumva n'abarokore bavuga healing ariko bayivuga ku munwa gusa. Rimwe na rimwe batanumva ngo healing ni iki. Hejuru gato y'imitekerereze rero twebwe tujya hejuru yabyo koko gato, tukareba ikinyandiko z'ubwiru zigerageza kubisobanura. Niyo mpamvu nyine iyi chapitre yitwa hejuru gato y'imitekerereze. Mujye munayihanganira, rimwe na rimwe hazamo n'utuntu two kwahuranyamo, kubera ko nyine ni hejuru gato y'imitekerereze. Ni ibintu biba birenze rimwe na rimwe intekerezo z'abantu. Healing, uzumva abantu bose bavuga ngo healing. Ubundi healing, iyo bari kuvuga healing bashaka kuvuga iki? Healing mu nyandiko zose z'ubwiru baba bashaka kuvuga ko mwene muntu kugira ngo akire ibikomere bimusaba kongera kugaruka kuri zeru, ukamera nk'umwana muto mu bijyanye n'ibikomere. Ibikomere ugendana bishobora guterwa n'ibintu bitandukanye. Kubwirwa nabi bishobora kugutera igikomere, guhora ubwirwa nabi, kujujubywa. Ntabwo uzi abantu se bajujubye, ugasanga ni umwana kuva akiri muto baramujujubije. Gukandamizwa bishobora gutera ibikomere, guhohoterwa bishobora gutera ibikomere. Ubwo ni kubwira wenda isoko z'ibikomere bimwe na bimwe. Gupfusha bishobora gutera ibikomere, ariko ibi bikomere bigira inzego. Ni ukuvuga ngiye kubabwira amasoko y'ibikomere, noneho turi buze kureba inzego zabyo. Buri gikomere ushobora kugishyira mu rwego runaka. Guhomba bishobora gutera ibikomere, kwangwa bishobora gutera ibikomere, gutakaza ingingo z'umubiri, ugakora impanuka ugatakaza urugingo rw'umubiri, cyangwa se kuvukana ubumuga bishobora gutera ibikomere, gufungwa urengana n'urugero, kuzahazwa n'uburwayi n'ibindi byose bigutera ububabare bwabo bw'umubiri. Ariko ubwo bubabare bw'umubiri menya ko bugenda bukagera no ku mutima, bukagera no kuri roho, bitera ibikomere. Nk'uko umubiri iyo ukomeretse usiga inkovu, ibyo bikomere bitera inkovu zo ku mutima. Izo nkovu nizo zibyara ihungabana iyo zibaye nyinshi. Inkovu yo ku mutima ni ibyara ihungabana iyo uyitindanye. Bishobora no gutangira mu bitekerezo, nko guteshwa agaciro, gukoreshwa ibyo udashaka igihe kirekire, gutsikamirwa, cyangwa se gukorerwa ibintu bituma utsikamira amarangamutima yawe, kunyegwa igihe kinini, kugusuzuguza, kubura kimwe cyangwa se byinshi mu bintu by'ibanze mwene muntu yifuza. Twabonye ko mwene muntu yifuza ibintu bine by'ingenzi. Habaho needs enye z'ingenzi. Ya mbere ni physical needs. Physical needs ubundi uretse wenda ibingibi bijyanye no kuba abantu barateye imbere bakifuza ibirenzeho, ariko physical needs ni ibintu bibiri: ni ibiryo n'amazi, nta kindi. Izo nizo physical needs. Wenda abantu bongeraho ngo ho kuryama, ngo imyambaro, ibyo ni ibintu twize nyuma, kubera wenda twari twamaze guhaga, tumaze guhaga amazi, tumaze guhaga ibyo kurya, tukifuza no kwambara, tukifuza no kuryama. Ariko ubundi physical needs, iyo uvuze physical needs ni ibiryo n'amazi. Icyo nicyo bita kubura physical needs, ubwabyo bitera ihungabana. Noneho hakaza safety needs. Safety needs ni umutekano. Ufite ibyo kurya, ufite amazi, ufite aho kuba, ariko urusasu ruguhora ku mutwe, udatekanye na gato, abantu bahora baguhiga,
nta kintu na kimwe ibyo byo kurya byaba bikumariye, nta nubwo wajya ubirya ngo bimanuke. Icyo nicyo bita rero safety needs, umutekano. Hakaza icya gatatu aricyo bita social needs. Ushobora kuba ufite ibyo kurya, ufite aho kuba, ufite ibyo kwambara, ufite amazi, ufite n'umutekano, ariko imibanire umuryango warapfuye, abantu batagukunda, aho ugeze hose barakunena, barakwinuba. Uri kumva icyo gikomere? Tekereza igikomere bitera nk'abantu, wenda hari nk'abantu bavukana ubumuga nka kera byabagaho. Nahoze numva Dr. Nikodema bivuga uburyo nk'abantu bafite ubumuga bw'uruhu banenwaga, ugasanga ku ishuri baramunena, mu muryango baramunena. Nyine ikintu kijyanye n'imibanire, ikintu kijyanye n'umuryango ugasanga cyarapfuye, ubusabane ntabwo. Icyo gikomere bisiga noneho cyo kiba kirenze nacyo. Noneho hakaza n'ikindi gikomere cyitwa esteem needs. Icyo nacyo ni ikindi kintu umuntu akenera, ariko nacyo gishobora kumutera igikomere. Esteem needs ni uguteshwa agaciro, kwirengagizwa, kutitabwaho. Burya nubwo umuntu yaba aguhemba, ariko ahora gutuka, ahora gutesha agaciro, ntacyo umaze, uri ikirumbo. Izo needs ubwazo uko ari enye zitera ibikomere. Ubwo hakiyongeraho wenda n'ibindi umuntu ashobora no kwitekererezaho ubwe, nko kubura abantu n'ibintu byari bisobanuye byose mu buzima bwawe. Uhombye ikintu cyari gisobanuye byose mu buzima bwawe. Ubuze umuntu wari usobanuye byose mu buzima bwawe. Cyangwa se kurwara indwara idakira, ugiye kwa muganga basanga ufite sida, cyangwa se wayitewe wenda mu buryo bw'amaherere, urwaye kanseri. Ibyo byose ni ibikomere bigeraho bikabyara ihungabana. Ibikomere bibyara inkovu, inkovu zabana nawe igihe kirekire bikabyara ihungabana. Impanuka, ibiza, uruzi ko impanuka n'ibiza ubwabyo bishobora gutera ihungabana n'ibikomere. Muri make ibintu byose bituma ujya hasi mu marangamutima bishobora kubyara ihungabana, hahandi utangira kwishidikanya wowe ubwawe, cyangwa se ugashidikanya ku buzima muri rusange. Hari n'ihungabana rituruka mu mateka wisanzemo. Hari ihungabana burya ryambukiranya ibisekuru. Nk'iyi nyandiko igaragaza ko nk'ubukoloni bushobora gutera ihungabana. Ubukoloni bushobora gutera ihungabana. N'ibi bintu byo kudakunda umubiri wacu, ugasanga umuntu umusatsi we ntabwo awukunda, arashaka imisatsi imeze nk'iy'abazungu, ni ihungabana. Guhora yadefirije nk'abazungu akumva nibyo byiza, cyangwa se kuba afite uruhu rwera nk'urw'abazungu, ni ihungabana. Kwitukuza ni ihungabana. Gushaka gusa n'umuzungu ni ihungabana. Kwiyanga wowe ubwawe, ukanga uruhu rwawe, ukanga umubiri wawe, ni ihungabana. Ni ubukoloni. Hari n'ihungabana rituruka mu bucakara, ugasanga twabihawe na ba sogokuruza. Abantu banyuze mu bucakara nk'abanyafurika benshi nkeka ko iri hungabana bararirwaye. Hari n'ihungabana rituruka ku ntambara zabayeho, inzara zabayeho, se amakimbirane akomeye yabayeho. Niyo mpamvu hari ubwoba ko akenshi abantu batuye nk'ahantu hamwe bashobora guhuza ibikomere, bagahuza imico, bagahuza imyitwarire kubera ibikomere basangiye, kubera ihungabana basangiye. Hakaniyongeraho rero n'ubukene. Hari abantu bahora n'ubwoba ko batazigera batera imbere, akaba ari muri cya cyiciro cya kabiri cy'ibikomere cyo kwiyakira, agahebera urwaje, akumva ibyiza ntabwo ari we byagenewe. Buri gihe ahora yishyira inyuma, no mu nama abantu bahuriyemo usanga yigira akicarira inyuma, yarahungabanya ariko ntabyazi. Izo zose ni karande, ni karande. Ibyo ni ibintu uba ufite muri wowe utazi ahantu byaturutse, ntuzi nawe wabiguhaye uwo ari we. Hari ibyo wihaye bitewe wenda n'ibintu wagiye ukora uri muzima, uri aho ngaho uri conscious, ariko hari n'ibiri muri subconscious yawe wagiye uhabwa n'abantu bose babayeho kugira ngo nawe ubeho, n'ibihe banyuzemo, amahungabana yose bagiye bahura nayo, harimo udusigisigi wifitemo. Izo ni karande rero. Hakaza n'ihungabana rishingiye ku muco. Burya guta umuco wanyu mugafata uw'abandi nabyo birahungabanya. Ndakubwiza ukuri bitera ihungabana ko ari byinshi izura, ni byinshi ntabwo byose nabirondora ngo mbirangize, ko iyi nyandiko igerageza gusobanura buri kantu kose kajyanye n'ihungabana. Ibyo bita healing ntabwo wabivuga udasobanuye ihungabana n'icyo ubundi. Ibi byose n'ibindi ntavuze nibyo bitera ihungabana. Ihungabana riri mu byiciro bitatu rero. Nuvuga muri biriya bintu byose navuze ushobora kubishyira mu byiciro bitatu. Hari ibyo bita physical traumas, ubwo ni ihungabana ariko ryo ku mubiri ufatika, urugero nk'impanuka, ubumuga. Hari ibyo nagiye mvuga haruguru washyira mu bifatika.
noneho hakaba n'ibyo bita emotional traumas. Emotional traumas ubwo noneho ni ibishamikiye ku marangamutima. Ibishamikiye ku marangamutima harimo nka biriya byo kujujubywa n'ibindi bitandukanye, gupfusha se. Noneho hakaza n'ibyambukiranye ibisekuru, ibyo bita generational traumas. Izo zo ni za karande rero nakubwiye, n'ibyo uhabwa n'abantu bose wanyuze mu maboko, kugera ugeze mu mura wa mama wawe, noneho n'ibiri mu mura wa mama wawe nabyo ukabijyana. Ubwo umura wa mama wawe niba warurinzwe, biroroha yuko n'ibikomere uzavukana bizaba ari bikeya bijyanye na generational traumas. Niba umura wa mama wawe warurinzwe, ariko niba umura wa mama wawe wari ufite ibibazo ubitse byinshi, nawe hari ibyo uzazana rero. Tukakubona witwara gutyo, tukakubona urakara vuba, tukirirwa tuguseka tugukoba, tukakubona uri mu biyobyabwenge, tukakubona warahungabanye warasaze utoragura amashashi, tukirirwa tukunenga, nyamara ikibazo ntabwo ari wowe. Ibi kurimo nawe ntabwo ubizi. Ni uruhererekane rw'ubunararibonye bogozi bwakubayeho kugeza ugeze mu mura wa mama wawe, noneho n'ubundi bwagiye buza umaze no kubuvamo. Uretse ko hashobora no kuziramo n'ibindi birimo nka trauma zituruka ku mbaraga. Hari abantu baba bakugaragiye bafite imbaraga mbi, nabo bakazikwanduza, ubwabyo nabyo birahungabanya. Bihuye n'umuntu ufite imbaraga mbi, ibyago bye bishobora guhinduka ibyabo. Hari n'ibyo bita shadow traumas ziterwa no kwiyibagirwa, gutsikamira umwimerere wawe, kwa kundi urwana n'ijwi ry'umutimanama wawe. Umutimanama wawe ukajya uhora ukubwira uti wakoze ibi, wowe ukaritsikamira igihe kirekire, ukitsindagiramo ibintu bikageraho bikaguturikana, ukaba disconnected. Kwitandukanya nawe ubwabyo nabyo bitera ihungabana. Hakaza n'ibikomere rero byatewe n'amateka asangiwe, nabikomojeho haruguru, byo bita collective traumas. Urugero nk'abantu bahuye n'ikiza runaka bahuza ihungabana, intambara se, jenoside. Nka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, hari ihungabana yasize mu bantu ku buryo buri munyarwanda wese iryo hungabana ashobora kurigira, yaba abizi cyangwa atabizi. Covid, icyorezo kikaza kikanyeganyeza isi. Mu bisi yose hari ihungabana ifite rituruka ku cyorezo cya Covid. Ni urugero, ihungabana rituruka ku myigishirize runaka. Hari n'imyigishirize imwe n'imwe y'iyobokamana ibiteye ubwoba, ishobora gutera ihungabana cyane cyane nk'ihawe abana batoya. Hari n'ihungabana rituruka nyine kuri iyo myemerere. Hari abantu bajya nko mu iyobokamana bakarijyamo nabi, cyangwa se bafite abarimu babi batari abanyabo, batigisha neza, ugasanga bakuyemo ihungabana. Ntabwo muzi se abantu basarira mu madini, umuntu akajya mu idini agasariramo, bibaho. Hari abantu basarira mu masengesho, harimo n'abasarira muri biriya byo kwitekereza akabijyamo nabi bikamusaza. Ibyo byose rero nibyo abavuga healing baba bashaka gukiza. Uriko mukunda ari byinshi. Iyo bavuze healing muri hejuru gato y'imitekerereze, ni urugendo rugamije gukuraho ibyo bikomere byose, izo nkovu zose, izo karande zose, umuntu nyine ashobora kugira, akabikuraho, noneho agasubira kuri zeru, akamera nk'umwana mutoya. Natangiye mbabwira inzego z'ihungabana, inzego z'ibikomere. Urwego rwa mbere, hari ubuzima burabishya ariko ngiye kwiyahura. Uwo ni uwa mbere. Uri ugiye kwiyahura niwe uri ku rwego rwa nyuma. Uwa kabiri, ubuzima burabishya ariko nariyakiriye, nahebeye urwaje, yewe none se nagira nese. Uwo ni uwa kabiri. Uwa gatatu, ubuzima burabishya ariko wampa nkahinduka, wankura aha hantu ariko ntacyo akora. Arabitekereza ariko ntacyo akora, arashaka impinduka ariko ntacyo akora. None urwego rwa kane, ubuzima burabishye ariko natangiye urugendo rwo gushaka impinduka. Uwo niwe utangira gukora imikoro, niwe utangira gukora ibintu bimufasha nyine kugera kuri rwa rwego rwo gukira. Hanyuma icyiciro cya gatanu ni icyiciro cya healing rero. Healing, ugeze ku mwanya wa gatanu aba atangiye kugera kuri zeru, kuko zeru ni gatandatu. Gatandatu ni ukugera kuri zeru. Kugera kuri zeru ni ukongera kumera nk'umwana muto mu bijyanye n'ibikomere, kubera ko umwana muto nta mateka menshi aba yibuka, n'ahazaza ntahaba afite, we aba yibereyeho none. Umwana aba ari kuri zeru rero mu bijyanye no gushaka kw'Imana. Vuga umwana areka ubuzima bukamubaho, nta kintu na kimwe kiba kimuhangayikishije. Aba ari marayika, niyo mpamvu abana tubita abamarayika. Aba ari marayika, aba yarakize byose. Ahubwo umwana uko agenda akura ahura n'ibihe bitandukanye bimugoye,
ni nako na bya bindi byitsikamiye imbere muri we, muri subconsciousness bigenda bikanguka. Hari ibintu biba bisinzira, umwana wese arabivukana ariko babisinziriye, noneho ibihanyuramo yarakuze bikagenda bikangurana bya bindi bisinziriye muri we. Gukira ibikomere rero nukongera kumera nk'umwana mutowe, nukongera kumera nk'umwana mutowe. Hakaba rero uburyo bwinshi abantu bakiramo ibikomere, buse mbuvuze nta nubwo iminota yankundira yuko mbuvuga bwose ngo musoza, ariko iyo bavuze healing nicyo bashaka kuvuga. Uburyo bwo gukira rero bugenda butandukana kubera ko abantu ntabwo bagira ibikomere bimwe. Hari ibyo bahuriraho ariko hari n'ibyihariye kuri buri muntu. Ikintu cya mbere uheraho iyo utangiye urugendo rwo gukira ni ukumenya aho ihungabana ryawe rituruka, ukajya ku isoko y'igikomere. Mbese ukabanza ukagisobanukirwa neza, ukamenya ahantu cyaturutse. Niyo mpamvu urugendo rwo gukira rutangira no kwimenya. Kwimenya, ukagira ugukanguka muri wowe kujyanye no kwimenya, ibyo bita awareness. Ibi rero akenshi bakubwira ko kwitekerezaho nka meditation niyo ishobora kuhakugeza. Mu myitozo yose ibaho, umwitozo wagufasha kwimenya ni umwitozo wo kwicara ukajya ukora meditation, kwitekerezaho. Kwitekereza, izindi nzira zose ntabwo zikugeza ku isoko neza. Ntabwo zikugeza ku isoko neza cyane. Ikintu cyitwa kwirebamo, kwitekerezaho, wijyamo imbere ugahangara ibikomere, ukareba aho byaturutse kugeza uyu munsi, inzira byanyuzemo ngo biguhungabanye, ukabyitegereza neza. Gutembera mu bihe nibwo buryo bwa mbere bwabigufashamo. Habaho ubwoko bwinshi rero bwo kwitekerezaho wagerageza. Hari tekinike nyinshi zikoreshwa, urugero nko gusubira inyuma ukitegereza ibyo wibuka byose bibi byakubayeho akantu ku kandi, ukajya usubiramo uwo mwitozo kenshi gashoboka, biragufasha. Ubundi buryo bwa kabiri ni ugukikizwa n'abantu ba nyabo bagufasha gukira ibikomere, kubera ko iyo ufite ibikomere, iyo ufite ihungabana, iyo ufite inkovu, uruziga rw'abantu bakugaragiye nabo bakaba ari abantu bakomeretse nkawe, nta n'umwe womora undi. Bisaba kwihuza n'abantu bakize bakagufasha gukira. Ikindi kigufasha gukira nyuma yo kwimenya no kwisobanukirwa, hakurikiraho gukanda ikibyimba. Gukanda ikibyimba rero, gukanda ikibyimba ni nko kuganira ku bikomere, kuganira ku bihe, kwatura, kuganira ku bintu byaguhungabanyije, kwigaragaza uko uri kutarimo kujijisha. Muri make no kwirekura, niba ari ukurira ukarira, niba ari ugutaka ugataka, n'ibindi ukirekura, ukatura, ukandika andi mateka mashyashya. Ibi byose bigufasha kumenya no gusobanukirwa iseko y'ihungabana. Undi mwitozo ugufasha gukira ni umwitozo wo kurebera ibintu mu ruhande rw'ibyiza, kunyurwa, kwikunda, kwiyakira, kwiyaturiraho ibyiza n'ibintu nk'ibyo. Hari nk'abakora ubwoko bwa meditation nk'ubwo, urugero nka TOS meditation. Iyo noneho nanjye nayikozeho ubushakashatsi, ni natwe twayizanye. Iyo rwose byagaragaye yuko idesigninze mu buryo bufasha umuntu kuba yarebera ibintu mu ruhande rw'ibyiza, ubwabyo bigakiza ibikomere. Hari n'imyitozo ngororamubiri ifasha gukira ibikomere, urugero hari nk'imyitozo ya yoga ifasha abantu. Hari n'ibindi abantu bakoraga kera bagamije gukuraho karande y'ihungabana ribomaho. Bamwe bagakora n'imigenzo, ya migenzo y'ukwezi kuzuye, ukwezi kw'inzora, byo bita spiritual bath. Gukaraba amazi y'umugisha niba ariko wabyita, bagashyiramo se umunyu wa Himalaya, umunyu w'inyanja, bakatura amagambo runaka bafasha gukira. Ni byinshi, ntabwo byose nabirondora muri iyi minota. Ngibyo iyo bavuze healing muri hejuru gato y'imitekerereze nicyo baba bashatse kuvuga. Ntekereza ko hari ikintu ukuyemo, nubwo iminota wenda itankundiye ko nabisobanura byose, ariko iby'ingenzi nibyo ngibyo muri rusange.